iniga yari slow gusa ishaka kuva down, injyana zari slow nizo yaje Yeah. akomamo, sadness y'umurapa utazi uko hita imera, warangije bitandatu ubuzima vuga komera, ku mategeko ngira ntabwo ngira kwihorera, revenge no Jeff ndi nka noteri wikorera. Nihagira umuntu ngo ubabeshya ko Jeff King atari umuhanzi, iyo statement abajene baza kubona kino kiganiro bize aho niza arakoreye CS Nyanza bareta babyumva. Kuva kera hose twahoze mu gakino, iyi miziki twayihinduye imirimo, no mu kibuga bakina jya umbarizamo, call me Badman navukiye melody, n'iyi ball twayirikodinze samedi, mu gihe muryamye tuba turi muri deal zo gushaka ibiceri maze dukabisira. Ibihe byiza kuri akoze subscribe kuri Dreamax TV n'umungu wanyishimwe karibu Comedy Buri Banga The Badman The Game Changer kuri iyi mihanda. Uko maze kumenyera kuri Dreamax TV tugenda twakira abanyempano bagiye batandukanye, mwagiye mubibona mu biganiro byacu byagiye bitambuka. Uyu munsi wa none ndi kumwe n'umujene n'umuhanzi bamwita Jeff King. Jeff King ikaze kuri Dreamax TV. Much appreciation kabisa, ndabashimye ewan, murakoze. Ewan Jeff King nishimiye kukwakira kuri Dreamax TV. Nari narakwandikiye ngusaba yuko twakorana ikiganiro, kubw'amahirwe uranyemera none uno munsi birabaye. Ewana wiyumvemo ikaze kuri Dreamax TV. Merci, murakoze cyane. Ewana biba birenze mani kuba umuntu yaza, ibyo nta biba birenze, no gufashanya, ibintu byose no gufashanya, nta mpamvu yo gupanika ibintu byose ngo tubishyire hejuru. Ewana nta birenze, gusa murakoze kubwa interview kabisa, ahubwo murakoze. Ewana mumeza no gushimira abakunzi bacu, ubu ngo tumaze kuzuza abantu 3000 badukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Dreamax TV. Muri abantu b'ingirakamaro cyane. Umunsi rero wa none Jeff King nagutumiye ndagira ngo tuganire, ndagira ngo mbere na mbere ubanze wibwire abadukurikiye. Umuntu utazi Jeff King, Jeff King ni muntu ki? Jeff King ninde turi kumwe uyu munsi? Giye ukuntu ndi bwivuge, ndivuga mu buryo bw'abahanzi. Ewana nanjye ibyo nibyo nkunda cyane ahubwo kabisa. Let's go. Ngo Jeff King ntibwo ninjiriye iyi game, I feel sad, tell me if you feel the same. VA yaje kumbuza gukinisha amadame, nkahora amaclub ndi kwikinira amagame. Nigga ni low, nigga never fall down, injyana ziri slow nizo mbakomeramo, iniga yari slow gusa ishaka kuva down, injyana zari slow nizo yaje akomamo, sadness y'umurapa utazi uko hita imera, warangije bitandatu ubuzima vuga komera, ku mategeko ngira ntabwo ngira kwihorera, revenge no Jeff ndi nka noteri wikorera, pfusha njye ntabwo ndi sobuja, mpanganye n'ubuzima. Indirimbo ya mbere niyo yaba audio ndayikoze igiye hanze irasohotse, ati ni imvune zitabaho utakwiyumvisha, ari audio yonyine. Audio ubundi uriya na video ntabwo ihenda, ubundi buriya ngiye mpamya ko hahenda audio, kuko indirimbo ipfira muri audio, bakiyisohora nabi, bakiyikora nabi igipfa, na video ko yaba nziza ko simpamya ko video, sinzi ukuntu nabivuga, gusa audio niba ihenze. Reba audio uba ugomba kujya kwandika, ugomba kujya kuri producer, no producer akubwira ati ngo umva bro, ibyo bintu ndikodinze wapi ngo nabisibye, umutwe ukakurya, ongera utangire, ariko akubwira ati ongera utangire. Abundi aratangira urarikodinga, ati ngo none se ngo byagenze biti, ijwi utangiye kuririmbisha ni bwoko ki, ariko noneho sinzi ikintu bakanda ngo ahita bisiba, ukongera ugatangira wundi wishyushye mu producer, noneho ndamutwara nera. Iyo ugize umwaka ugasanga yiyemera, usanga waje mu gitondo ugataha saa 11 nta kintu muri coding, ukazagaruka ejo. Ibintu bya audio birarushya, ariko video yo ntabwo iba igoye. Video kuko hari igihe mukatinga utuntu twinshi mukagenda murundamo, video ikarangira, ariko audio bigoye sana. Birumvikana, urumva yuko video yo ndakeka mu kugorana cyane bigorana ku kintu bita amafaranga yo gushorwamo kugira ngo ikorwe, ndakeka njye hariho hantu bigorana. Ariko audio, buriya audio sinzi n'indirimbo usanga abantu zarakozwe kera, ugasanga abantu zarabasigaye mu mutwe. Umuntu iyo yanditse neza, akenshi indirimbo abantu bigomba kuzabasigara mu mutwe, kubera yuko buriya njyewe ntabwo nkunda imiziki cyane, kuko usanga ngo umuntu ngo indirimbo yose ngo arayizi, ngo ayifashe mu mutwe, ngo yarayimize, none iyo bigeze ku njyana za hip hop aho ngomba nasigaye. Cyakora nka rofure, buri indirimbo iyo ifite rofure nziza, aho ngo kugira ngo uzasigarane mu mutwe biba byoroshye cyane. Ubundi iyo umuntu agiye guhanga,
ubundi Ah, iki gihe nta muntu wabona, sinzi ukuntu nabivuga, nkatwe nyine tuba tukiri nyine kwishakashakisha ukuntu mm, biragoye ko waririmba indirimbo, biragoye ko waririmba indirimbo nyine, ubundi uba usabwa kuririmba indirimbo ku buryo umuntu uzayumva yeah. azagira ikintu asigara niyo cyaba kimwe. Nk'ubu iriya ndirimbo yanjye na Python yitwa nini ngo meze neza neza sinye n'ibya depression Ahubwo iyo none ndirimbo nayo turi buze kugera, iyo ndirimbo turi buze kugeraho, iyo ndirimbo nanjye nyiyumva niba ari akantu nashya mfata, ubu meze neza neza neza. ibya depression noneho class nuko utazi iyo turi class, Eh, ujya kubona ukabona umujeni acunze lecture agisohoka, ukajya kubona ukabona ahise akanagamo ngo meze neza neza sinkeneye ibya depression, udukaye ahita ajugunya mashini afunga ataha. man, hari indirimbo ubundi aho ngaho niho nanjye mpita mpato n'umujene yakoze indirimbo nziza, ariko hari umujene ukora indirimbo si mpanuka, ukibaza indirimbo yari ayikoze kugira ngo azabe ari we uyiyumvira, ugasanga kuba ati uragira ikintu ujya gufata byasaba kujya kwandika lyrics zayo ukajya icyo kuziboroka. gihe rero uba wahiye n'indirimbo rwose ushatse ntiwanayisohora, kuko icyo gihe yego bashobora kuyibona bagakanda comment wenda views ukaba wayibona, ariko rwose mu mitwe y'abantu nk'ubu hari umuntu ejo bundi twagiye gukina nakora bizi ko nsanzwe nyina basket, Ya twagiye gukina ndabizi. basket kumwe n'umuhungu wanjye barambwira ati ngo sinzi ukuntu mba nicaye nko mu rugo Mm, nkajya kumva ndatangiye ngo umeze neza neza, nkibaza neza. ko Jeff King iki kigoma cye cyamfashe gute, nyine kariya kantu biba bisaba ngo ushyiremo akantu kazatuma wa muntu avuga ati aka ndakamize. Yes. Ako ngako rero iyo akamize ubutaha nyine agenda akurikizaho utundi duke duke, nk'ubu na rap iriya rap irimo batangiye kuyifata ndavuga ngo fuck off you can't afford Mm, feature my bro, ngo niba yeah. utazi ibyo ndimo njye ndi ku mirimo, kuko mirongo ikaze cyane irenze iya kimo, muri genge y'abashaka ibiceri ndimo, wowe njye mfunzemo neza meze nk'ipoto, ndi kuri top y'abashaka ibikoroto, mfunzemo boko niyambariye agakoto, kumfatisha ntugutombora inzozi roto, fata ishuri turekure bro, kuva kera hose twahoze mu gakino, iyi miziki twayihinduye imirimo, no mu kibuga bakina jya umbarizamo, call me badman navukiye melody, n'iyi boro twayirikodinze samedi, mu gihe muryamye tuba turi muri deal zo gushaka ibiceri maze dukabisira. Uba wumva ari uturongo tubangutse tuvuyemo, ariko ntabwo wapfa Bro, kudufata, ibaze ko njye ibyo bintu byose ndirimbye usanga umujene yarafashe umurongo umwe, nabwo ngo eh, fuck off you can't afford eh, feature my bro, gusa eh, ubwo indirimbo njye rero iyo bigeze aho ngaho atari lyrics ngo njye nyibyukiraho nyireba kugira ngo nzayifate aho ngo byagorana, mpita mbati rero njyewe sinishobore reka nifatire akarofure, ubu meze neza neza. neza sinkeneye ibya depression ye, mu mutwe ni neza neza niciye va mfite peace of mind, ariko nyine njye ntabwo nkunda ibigoro byo guhogoza Noneho rero sibyo Mm, Jeff King, noneho ndagira ngo sibyo, mm. ubwo bise bintera n'amatsiko yo kumenya ngo Jeff King umuhanzi yemera ni uwuhe, navuga nka role model hano mu Rwanda, cyangwa se uri buze kumbwira niyo yaba ari no ku isi yose. Njyewe ukuntu bimeze rero, Yeah. ubundi ngiye mu buzima busanzwe Mhm. ugisohora boro nzima ikoma, Yeah. iyo wantu ugisohora boro nzima nkumva ni iya danje, iyo boro niyo mfana, rero kumbwira ngo nafannye umuntu gusa nyine Mhm. njye ndi wa muntu wemera ko Ish Kevin, Yeah. ndi wa muntu wemera ko Ish Kevin ewan ni God himself kabisa, ni umujene buriya navuga ko nifuza kuzahura nawe. Aya Ahubwo ubwo biri buze guhita bijyana no ku kindi kibazo. kuko Ish Kevin man, Ish Yeah. Kevin icyo gihe za veni vende gutyo veni venti, Yeah. uriya mujene nibwo yari yaradufashe amaraso kabisa, umujene nta nubwo yagwaga umwanya wo gutekereza, wasangaga hajene hose ari amakosi, ari ibintu utamenya ngo vayo tujye ibi Mana tujya ariko uriya mujene Ish Kevin bisa bijyana no ku kindi kintu. Ndakeka ari mu bahanzi bakora buriya ni rap. uriya ni umurasha, ni umuraperi wanjye. Ni umuraperi, ari mu bajene mu Rwanda bakoze indirimbo zikarebwa n'abantu miliyoni. Na Ziri zo rap. traps ni ariko shara debate ariko iriya debate
ngo ishi na zero ishi na zero nimba ari ikintu cya mbere nanga ni competition competition ndazanga cyane kuko niba ukoze boro nzima bayikubahire bayikubahire niba undi urumva mwakoze ariko biriya bintu sibyo, biriya bintu icya mbere biryoshya showbiz sibyo, biryoshya imyidagaduro. Icya kabiri buriya biriya bintu ku ruhande rumwe hari umuntu ubyungukiramo hari n'ubihomberamo. of course gusa Rero urumva sibyo, hari umuntu ubikunda nk'urugero wenda umujene bita Holix cyashye umujene bita Holix na Zotrap mu bihe byashize babagana, ndakeka yuko hari abantu benshi bamenye Holix kubera Zotrap. noneho mbaza ngo njye niyo bifu nshobora kuvuga ko iyo bifu nariyonze nyine iyo bifu narayumvaga ariko nta ndirimbo nimwe mbaza ngo batukanaga ariko hari indirimbo yigeze kumva ya Zotrap imwe hanyuma bashaka kumufunga narayumvisha yego abantu nyine benshi bahise bavuga bati ngo Zotrap ngo yarengereye, oya baravuze bati ngo yakomye ishi ariko mu by'ukuri ndebye ibintu yavuze n'amagambo yakoresheje mbona ntabwo byagakwiye kuranga abaraperi. Sinzi ukuntu rap bayifata ariko rap yakagombye kuba ari abantu bagira discipline kuko bashana ubundi njya numva bavuga ngo ni injyana y'umujinya. Ibyo ntabwo ngiye sinzi ukuntu ngira rap nyifata reba ariko ngiye hari ikibazo ugeze kumbaza wambaje ngo barora umumodo ngiye Ish Kevin mwemera nk'umuhanzi w'umuraperi wa mbere mu gihugu sibyo ariko iyo watangiye kuzamo hari imibare igikunda kuzamo ngo Buda ngo iki nyine urabona Buda na Ish Kevin ntabwo baziye generasiyo imwe. Ubwo ushatse ngo Buda ubundi simple tutagiye kuri Jay Polly niwe mwami wa hip hop mu Rwanda. Yego. Havaho Jay Polly hajyaho Bulldog bitewe na generasiyo tugiye kubara muri generasiyo. Ariko ubu ngubu sinzi ukuntu nabivuga gusa Ish Kevin niwe wa mbere. Ubu ngubu Ish Kevin rwose ibikorwa birivugira niwe wa mbere. Njyewe bisa bijyana ku kindi kibazo sibyo, bisa bijyana ku kindi kibazo tukiri aho. Ni uwuhe muhanzi mu Rwanda nyine uba wumva uti uno mujene biramutse bibaye sibyo twakorana boro ya danje? Rero iyo uvuze boro ya danje hazamo ibintu byinshi. Boro ya danje ishobora kuba ari boro izarebwa, ishobora kuba ari boro nyine ishimishije wenda irimo ubutumwa nyine indirimbo just nyine umuntu yumva akavuga ati indirimbo ni y'umwimerere kabisa ni hip hop ya dance. Buriya rero hari indirimbo biragoye ko indirimbo yaba nziza ikajyana views nyine ikajyana views biba bikubiye gake nyine ntiyatombora tu. Gusa ngiye mba numva rero kugira ngo nkore ikintu ngo kizarebwe ngo n'abantu miliyoni ngo zingahe icyo kintu nta karite gifite bro, abantu 10-15 baba bahagije ariko nkumva nyine boro wani ariko uziyumvishije umuntu ingoma akakubwira ngubu na postinze ingoma umujene ajya amatera comment ati bro ati ntago wakwiyumvisha ukuntu ino mirongo yawe imfasha. Sindibaza ariko mbitekerezaho noneho hari abandi shamani nyine hari ukuntu uririmba umuntu ukamufata ukabona ko umufasha iyo niyo ndirimbo mba nshaka gukora. Nanjye rero nibyo gitumye nkubaza sibyo ubwo muhanzi Ish Kevin dukoranye indirimbo bya Mafembe ariko Ish Kevin style aririmbamo ukuntu arapa ntabwo indirimbo nyine njye ntabwo yanryohera. Ushobora kuba ya Mafembe n'abantu bakunda injyana nk'iza Ish Kevin abantu bakayiryoherwa ariko njye nyiri ubwite ntabwo nayikina ibyumweru ntabwo nayikina ukwezi nyikina naba nayirambiwe. Ariko hari umujene mwana sinzi nyine to niyo mpamvu mubwiye ati tujye dukora music ntawamenye. Mo hari umujene witwa aba bajene bakora mu itsinda rya bari GMF sinzi n'icyo bisobanura gusa nyine ngiye mbakunda nyine baba Taz the Pimp ukubiteho baraba ba Popa aba bajene baririmbanye na Olix ngo nacomotse home nza guti ngo nacomotse home nza guti igiti biceri hano i Kigali bro ngo imikino yashize 2012 yankuraho amaboko yo mirongo se nimugiyumva yabona batazi naba indirimbo yitwa Exist nimenya bara EP sinzi ibintu basohoye nimba ari EP mbara album ntabwo mbyibuka. Harimo umujene rero akajene kitwa nimba ari Hyuni sinzi n'ukuntu nimba ari Hani barumva risoma Hani izina rye uwo mujene ako
n'indirimbo zayo zijya gutangira ko eyiwa kajingo ngo gatangira. eyiwa ngo eyiwa Eh, nyine eyiwa niwe zibakorera ah, mani nyine bari abajeni baramfata. hari indirimbo basohoye ejo bundi yitwa ibitambo ngo leave ibitambo. me alone ndimo nshaka kwigumira home vibe icindi ndi kumwe na friend these days sinkeneye pro I don't give a shit uko mbona irizo ari life iri gucci gusa rona ro niyo drip pen na pad akaboro ndaza kukamusharinga ndebe gusa iriya mirongo nyine uriya mujene witwa hani nyine we yiyita hani ariko ngiye mba numva ariyo ndi ntago mbizi biterwa n'ukuntu umuntu asoma gusa nyine ni hani niko aba arisoma gusa uriya mujene uriya mujene wumve ngo ya ndirimbo isohoka nayumvishe mani si ibintu byo kubeshya nayumvishe ukwezi kose ariyo ndirimbo nyine yonyine muri headset nta kindi kintu muri paf ahantu hose ngeze ahantu hose ndi story zose ariyo ndirimbo nkoresha mani ya ndirimbo n'ubu ngubu yanze kumva mu mutwe ku buryo nyine ubu nifuza ukavuga ati iyi ndirimbo ewa niza kuba iyanjye umuziki nari Yeah. kuwureka Oh, yeah. hari ukuntu Ehe. abajene sinzi ukuntu igihe umuziki ngiye ngufata ariko ngiye nyijya studio nkumva indirimbo nimbi ubwo nyine mba ako kanya nyibitekereza kandi mba nayivuyeho. Ariko hari ikindi kintu buriya nabonye sibyo, umuntu nk'iyo ari umuhanzi sibyo, akumva indirimbo y'umuhanzi mugenzi we, buriya aba arimo aragenda yumvamo udukosa yakoze se no indirimbo irarenze, mu gihe abandi bantu tutazi ibyo bintu by'umuziki nyine dufata gutyo ngo umuntu yasohoye indirimbo ngo irabyinitse, nyine tuba twumva nyine ngo indirimbo ni nziza gutyo. Ariko nk'umuntu w'umuhanzi nyine ukumva indirimbo sibyo ukavuga ati uno mujene cyaze azi kwandika cyangwa se agwa no muri beat neza. uguye neza ahubwo uguye ku gisubizo washakaga. Ehe. ubundi Ehe. abantu bose bagira ukuntu bumva ibintu. Ehe. ushobora kumva indirimbo ukumva nimbi Yes. ukumva niyo baguha amafaranga ngo wicare uyumve yego kubera ari amafaranga ukumva wayakorera ariko nanone rwose yaba make ukavuga ati ntabwo nata umwanya wanjye. ariko hari undi mujene ushobora kuza yifiriye za hehe yayumva akavuga ati indirimbo mani ahubwo noneho agashaka sinzi akabigenza ati abaye anafite radiyo ye niyo yajya akina buri munsi gusa akakwamamaza. niyo ngo ushatse abantu bumva bitandukanye. ikindi ubundi biragoye ko umuhanzi nacyo kintu gitandukanye buriya abahanzi ugasanga umuhanzi ubundi ibintu bitatu kuri njyewe nyine ukuntu mbyumva mba numva byakugira umuntu ukomeye kuba uzi kwandika uzi guflowinga ubwo ni gute abantu batabyumva, kuririmba kugwa muri beat kugwa muri beat, uzi kwandika kugwa muri beat ufite n'ijwi rizima. ijwi rizima mvuze nimba uri umuraperi ukaba ufite ijwi ry'abaraperi, niba uhogoza ukaba ufite ijwi nyine ry'abantu bahogoza nyine ukaba uhogoza bya nyabyo. ariko rero njye muri ibyo byose kwandika njye ndabizi kwandika ndabizi wawe noneho twajya kugwa muri beat uzazane beat yose wifuza nishaka izaba igisirimba nzayigwamo. Yes, abantu badukurikiye reka abantu badukurikiye nzagaruka kuri Dreamer iyo beat uzayizane ushaka. Yes, abantu mudukurikiye mboneraho no kubasanga mukore subscribe, like na comment muze kutubwira uburyo iki kiganiro murimo murakibona. Ambwiye yuko beat yose nzazana ari ready kuyigwamo, nishaka izaba igisirimba nzayigwamo mu kiganiro tuzakorana ubutaha. Beat ngiye ngomba kuzayiza, nzagaruka nce kuririmba iyo beat ninshake nzagende nshake beat yakozwe n'umushinwa. oya nushaka uzaza niba ijerekani njye nakubwiye ngo beat yose uzazana nzayigwamo. nishaka izaba ikindi cya gatatu nzayigwamo ijwi mu kiganiro tuzakorana ubutaha. Beat ngiye ngomba kuzayiza, nzagaruka nce kuririmba iyo beat ninshake nzagende nshake beat yakozwe n'umushinwa. oya nushaka uzaza niba ijerekani njye nakubwiye ngo beat yose uzazana nzayigwamo. ntabwo ari benshi ntabwo ngiye ngo ry'abantu benshi n'iby'abantu nyine banziho ubwo ni fame iby'abantu banziho nyine kuririmba rap. ariko ari ukuntu nyumva nshaka guflowinga ngo ku myaka myinshi mfite sinca konsiteresa banzi ni nka sa bebe ukizana blage mita nkutebeza nkakunyereza intare y'inkazi tujyana ku kazi Jeff King ntunyitambike mfite ubushobozi bwo kukwishyurira fi nibyo twita school fee, nkakujyana ku gifi nkanakugurira ifi nkanakugurira bando ukava kuri wifi maze tukirira isi
BBC tugakora umuziki maze ukanyura BBC maze tukirira isi ni byana BBC utazi ibyo ndimo ndamusabye agabanya inwa nako agabanya ikinwa na sambu mfite ariko nzagurikirwa nako nzubaka umurwa ku myaka myinshi mfite sinshaka unsitera isa ubwo urumva ukuntu mba ndi guflowinga nanjye ndi kumva nashaka umuntu unsiteresa nyine ni uko nguko mba numva nyine naflowinga no ikintu kinangaza ni uko uriya mujeni tujya kubihuza ari umujeni witwa uriya mujeni akaba yitwa hani ngo limi alone ndimo nshaka kwigumira vibe iri ndi kumwe na fame these days nyine pro nyine aho tujya guhuzamo ukuntu bikanera impungenge wisitire yanjye ni ikemangwa ariko nkabaye ibyaha byose ni umuziki ariko buriya niba ari ikintu nkunda buriya sibyo ni umuntu ugira itandukaniro mu bintu bye nyine mu bintu byo akora ku buryo niba tuvuze sibyo kuri ubu ngubu biragoye yuko nk'umuntu yaza akavuga ngo maze gukora ikintu ugasanga niwe icyo kintu wagikoze bwa mbere ku isi biragoye ubundi kuri iki gihe nta muntu ukivumbura ntihazajye n'umuntu ukubeshya ngo yavumbuye neva nta muntu ukivumbura baradevelopa twese ngo you learn from adopting twese twigira nyine ufata ikintu cy'umuntu gasa nk'ukizamura ukongeramo akantu ni nko gufata ibiryo bitarimo umunyu ukabishyiramo umunyu nyine abantu nyine ni nk'uko waza wenda ndi guteka nk'ibiryo ntabwo ibiryo bitarimo umunyu sibyo undi akaza agafata umunyu agashyira mu biryo akabiguha ubwo bishatse kuvuga ngo wa wundi washyizemo umunyu mu by'ukuri yaje yapudetinga yaje apugredinga ahita ni uko biba bimeze umuziki we ntazagire umuntu ase n'ujya ubona ba Precizi bose ariko n'ubundi nabonye nabyo bituma umuntu anagira n'igikundiro abantu ese umuntu ubundi ahita avuga ati sibyo niba umuntu ari umuhanzi nzi abahanzi benshi sibyo harimo haraza abahanzi benshi umuntu agashaka kumenya ati ubundi sibyo we ibyo bintu ujemo nyine ati ngiye itandukaniro ryanjye n'irihe tubwiye ko kuboro nyine uba wumva we injyana sinzi niba nabyita injyana cyangwa se imirongo wawe uburyo uba wumva wayitwaramo urumva nyine ukuntu njye mba naflowinga nshaka nyine bya bindi umuntu azicara akabyumva ku myaka myinshi mfite sinshaka unsitera isa abandi ni nka sa bebe ukizana blage nkutebeza nyine uburyo umuntu azicara akumva yego ashobora kumva amagambo mvuze niyumva ikintu mba nshatse kuvuga niyo mpamvu tuzi hano kuri interview umuntu agasobanura ibintu yaririmbye ibyo bintu uzi yuko umujene bita Kenisol nigeze kubona ku gihe bamutumiye aririmba nyine indirimbo ze nyine mu kiganiro aririmba nyine gake 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 abantu ugasanga ahubwo hari n'ukuntu umuntu agenda agafata indirimbo sibyo ugafata ibintu bitabaho umujene atigeze yanditse ibyo nkubwira rero icyiza buriya rero kuririmba ibintu bitumvikana kenshi niko bafata ibintu bitabaho rero utigeze wandika kenshi bisaba ngo uririmba akantu nyine buriya nuko nta biti rero biti ihari nayo yaguflowinga ukahita ubyumva mu kiganiro tuzakorana ubutaha biti zizaba zihari ahubwo kuko iriya ndirimbo yanjye yitwa Wakanda ni indirimbo yitwa Wakanda numva flows muri Wakanda uzahita wumva ko nyine ari umuraperi kabisa wigendera nta n'ikintu waza umubwira ariko ikintu gitangaje nugera mu ndirimbo yitwa Mad Plan uzasanga naragabanyije usanga iyi ndirimbo igenda ngo mu mutwe ni nk'umugabo njye sinkunda umugayo hasonye nziyoramo njye mba ndi ku mirimo Mad Plan star Mad Plan we are strong and no weekend ubukire bwanjye buri muri pain I'm too clean nka Jack Chain tariki mvuka hicanga abapfumu nyitambika mita nkujyana ikuzimu none zimyanda ibikivuga mbimo asoni hasaba imbere ubu ndimo ukiza nibika byo nkota yahuza iyo ndirimbo niyo bumva kuri guflowinga gake ariko nugera kuri Wakanda uziko Wakanda natangiye ahantu nigaga superieri yari yarabafashe iriya ndirimbo yari yarabafashe ni ahantu bazi ko nyine najyaga kumva nko kuri Asembo nkumva abapeti ba Tronkome bari kuyiririmba ikindi gitangaje ukajya kumva nko muri showbiz y'ikigo ukumva bayishyizemo ikindi gitangaje ukajya kubona ukabona baratangiye ngo ariko hari umujene wigeze kunyinira akantu amujene nuko nyine ibiceri biba bitarakaza kuri amujene nzamureba wallahi hari umunsi nigeze gusinge nigaga day
hari umunsi nigeze gusiba class, Mhm. ntago nasibye, nyine urabona ukuntu amaraso aba ashyushye mu bantu, Aha. nigeze kwigira inyara ukuntu nyine master yabaga yabisajije, Mhm. master yabaga yabikajije iwani, ibintu byose yabisajije, noneho ukajya kubona ukabona nka saa moya gutyo n'igice, saa mbiri zuzuye master ahagaze kuri porutayi, kandi ubwo iyo wazaga ni weekend. Nuko rero rimwe Mhm. ndavuga nti rero ngewe ngiye kujya nza ngiye kujya amakayi yo ntabwo nabaga nyiyakose, amakayi wayatahana uri umusitari wapi. Oya wapi. Icyo gihe nabaga mfite abantu bananira amakayi, rimwe na rimwe nayaraza class, Mhm. ariko gusa twarigaga, twarigaga, abapita ahubwo b'abahanzi nta bantu bagira, niba bagiye kwiga nibasome, amasomo niyo ya mbere. Nuko rero najyaga nza saa yine kwiga nyine bagiye muri break, Oya. kubera ko break nyine ubwo wasibaga amasomo 3 ya mbere ya mu gitondo, ubwo akenshi yabaga ari n'imibare, imibare yaradusazaga ku buryo nyine mwarimu yazaga Mhm. ukamubwira ati lecture, nanjye ngo lecture kaminuza nayo Teacher. teacher rero Mhm. nyine teacher iyo wamusibaga mu gitondo, Mhm. ubwo wabaga ufite ibindi bintu uri buze kwiga nka saa 8 gutyo saa 9 kugira ngo Mhm. bize gukuramo yayisheke. Nuko rero nazaga saa 4, rimwe nigeze kuza rero nkajya mbona abantu bose mu kigo bari kundeba, abantu bose bari kundeba, kumbe ngo mu gitondo mbajije amakuru netse neza, nsanga mu gitondo ngo hari umupeti wagiye kuri asemba aravuga ngo nihagira umuntu ngo ubabeshya ko Jeffing atari umuhanzi, iyo statement abajene baza kubona kino kiganiro bize aho niza arakoreye CS Nyanza barahita babyumva. Ngo nihagira umuntu ngo uvuga ko Jeffing atari umuhanzi, ngo uzamubaze ngo Wakanda ni iyawe, ngo Big ni iyawe, we izo ndirimbo ni izawe. Inose ibyo gusa nibyo byatumye mundeba nk'umunyamahanga. Abapeti ngo mani ngo cyaze ngo urarinze, bazi ko na master twapfaga ikintu kimwe, mani nari mfite hit mu kigo, hahandi nyine nagendaga nyine iyo nikandagira mvuga ni noneho nzapfa. Na master akavuga ati ashobora no kuzagomora n'abandi banyeshuri, umuntu ufite abanyeshuri bamwumva gutya. Nakubwiye ngo master twagiranaga ibiganiro byihariye, wagira ngo ni amasezerano y'ubwumvikane, akambwira ati nzajya nkubona udatebeje ugumura abandi banyeshuri. Abandi banyeshuri ndabagumura, hari umuntu azanye kwiga, hari umuntu ujye wibuka ko uri umusitari mu kigo. Ngewe kandi ibyo ntabwo nabaga mbibona, sitari si ibyo ngibyo birya ye. Noneho mfite Instagram mfite followers 1000 mba ari 4, menya byari 4 nimba atari 5 icyo gihe. None ubu ngubu 10K vuba turayiserebura. 10K y'aba followers bamwita Jeff King. Sinzi ukuntu aba followers mani mbagira, gusa nyine nkunda gukora utuvideo, nakoraga utuvideo twinshi cyane nyine tw'indirimbo. Mana ntabwo ndi kumva ahubwo ibibazo biri buze no kuba byinshi kubera nigeze kugustokinga kuri Instagram, mbona tumwe mu tuvideo wakoze, hari n'amafoto nagiye mbona, hari ifoto nabonye ndi kumwe na Platini, na Platini kuri stage. Njyewe ikintu nahise nibaza, umujene ni amafaranga wari kumushyira mu mufuka, ni agapapuro, ni iki? Uburyo njye nabibonyemo nyine ayo nko kumuferesita nyine yaraye kuri stage. Ni akabaruwa wahise umukubitamo mu mufuka, kari akaboro nyine urabona. Ubundi rero abahanzi sinzi ukuntu biba bimeze, ubundi iriya foto ikintu nayimushyize mu mufuka kirya gihe nyine urabona uriya mujene wari wahostinga, se nabyita nko guhostinga buriya, uriya mujene wari wakoze ibishusho kiriya kirori, uriya mujene nyine yarandabuye arambwira ati rero wowe shaka ukuntu muza kugirana communication uriya mujene, urebe ko mwavugana ngo mukazakorana indirimbo. Njye ariko nabitekerezaga nkumva ko bidashoboka, kuko umuntu nka Platini ni umuhanzi mukuru, umubwira ngo rero ngo mukorane indirimbo, nyine wumve ngo ni kwa kundi bavuga ngo kira nkambuza umugani, sinzi ukuntu nabivuga, gusa biragoye. Njyewe naragiye mfata agapapuro kari kanditseho nyine nimero za WhatsApp, nariho n'ubutumwa ndi kumubwira ati rero ushobora mujeni kumufatisha biba bigoye, ugize mwapfa kumufatisha birumvikana. Ubundi akenshi ahantu umusitari yanagiye no kuyangora mwegere biba bikubiye gake. Gusa ikintu njyewe nishimira Imana ni kimwe, nuko Jay Polly namukoze mu ntoki, kandi icyo kintu ntabwo wacyumva. Jay Polly umusaza atarapfa,
kera nigaga siniya wanira Man. wumve ngo twafana siniya wani Mm. twafanaga Jay Polly no afite twafanaga Jay Polly indirimbo ye nakundaga kandi ndirimbo ari kumwe na Marina ari kumwe na Marina kanyuma kanyarira jisho Iriya ntabwo ari Marina manisha wumve nyine kubera abahanzi babaye benshi mu mutwe nsigaye naranazibagiwe cyangwa abahanzi bamaze n'iriya kuba benshi kandi baririmba kandi igihe kiririmba neza indirimbo mpita nyifata mu mutwe cyangwa n'iriya I'm coming home. iyo nyine ari kumwe na Marina koko hari indi ngo uraceceka wibabaza umutima wawe noneho dore ikindi kintu ahubwo nyiri kuko gusitokinga hari interview nabonye wakoranye n'umukobwa w'umu influencer wa musheri wa Bogari Roxa wawe Bogari Roxa se baracyakundana buriya numva ngo barashwanye sinzi ntawamenya numva ngo barashwanye se buriya yanyibuka we oya afite n'ibibazo byinshi byo kumbaza byo ntabwo byabura wumve ngo nanjye hari impamvu mba mfite nanjye nagifitiye ubusobanuro uriya mukobwa nibwo yari akiza ubona nyine iyo wana ari sharp ari hejuru abantu kumufatisha bigoye ubwo nyine ikibazo ubundi bakunze kumbaza abona ko abantu benshi bambaza mbere y'uko ubona akimbaza mwahuye gute nanjye mba numva nyine byo mubwira ati ni wa mugisha w'umuntu tu sasa nabyita umugisha nta n'ibirenze ariko biba birimo mani ntabwo hari na challenge yankoreye y'indirimbo nuko abantu batayizi nanze kwererwa nyine ngiye mba mbifata nk'ibintu biri aho tu hari challenge iriya ndirimbo ni neza ariko rero challenge hari video mfite ariko nabuze ukuntu nyipostinga oya mani wayipostinga mani none ikintu gitangaje uko iminsi igenda yicuma niko agenda akura mani wayipostinga gukura amafaranga iyo yaje kabisa wayipostinga mani nzayipostinga ningyibuka noneho na phone yanjye imana yanjye noneho ahubwo tugeze noneho ku kindi kintu sibyo ubu ngubu Jeff King twavuga yuko indirimbo ufite ziri kuri social media platform ni indirimbo zingahe uri buze kutubwira n'amazina yazo naho umuntu yazikura umuntu uri kureba iki kiganiro rwose support kuri Jeff King yaba subscribe like comment ni ibintu bitera umuntu motivation kabisa ku buryo yamenya aho abishakira ubundi izina nkoresha imbuga zose urubuga rwose uzasacingamo Jeff King ukamubura urwo rubuga ntabwo azaba rukoresha muri se nkoresha imbuga zingahe ni Instagram Twitter ni iy'abayobozi gusa nyine nyikoresha gake ntabwo nyikunda Twitter ariko nyine hari ukuntu njyaho nkajya kureba nk'ibintu by'abayobozi baba batangaje ko Twitter igira amakuru yizewe ikindi TikTok nyikoreba TikTok nyikunda ntabwo nyikunda nyine nta nubwo mvuga ngo ndi ibintu by'imbuga cyane ariko TikTok ikintu nyikundira imfasha kumva nisanzuye nyine mba mfite audience kuri ma postinze video ikarebwa n'abantu 1000 abantu 1000 ni abantu benshi niyo bayireba amasegonda 7 arigenza ngasanga abantu bayirebye full bageze muri 20% cyangwa 15 iba ari move nziza 10% atari ubwo bageze muri 200 yari 1000 icyo gihe bari move nziza rero ikindi kintu TikTok nicyo nyikundira Instagram yo nayihuje na Facebook abantu baba babona ngo ndi online nanze kuba Facebook kweli Facebook abantu benshi ahita katira Facebook nyine ari n'ukuntu poste buriya Facebook ndapostinga ariko ntabwo nyandi nkoresha Facebook kubera nayihuje na Instagram ukuntu postinga bikahita direct bijya kuri ukuntu postinga Instagram bikajya bigahita no kuri Facebook bikarangira audience ni gutyo gake gake nkaza nkasanga wenda iyo maze gukora akavizo nkasanga sabu 5 zagiyeho 3 1 cyangwa se nkasanga nani yagiyeho aya mani ibintu byose umuntu abyubaka gake gake hari ukuntu rero buriya mbwira abantu badukurikiranye ushobora kuba wenda ari umuhanzi cyangwa se akora n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ku mbuga buriya hari ukuntu umuntu aza agahita areba ngo runaka ngo afite ngo abantu ngo bamukurikirana ngo bangana gutya akagira ngo ni ibintu byaje homogene bikamwiteraho gutyo gusa ibintu byose bitangira kuba hari ikintu umuntu yakoze
afite icyo aheraho. Noneho hari n'akandi kantu rero buriya abajene ajya kureba umujama nyine wenda ni umuhanzi cyangwa se akora ibiki ngo ndashaka unsapotinge nyine umfashe. Nubwo bigoye yuko nyine umuntu yagufasha kubera ko abenshi nabo uba usanga avuga ati nanjye ndacyafite ibintu ngomba gukora, kujya gufasha umuntu ni stress ni iki, akenshi iyo akeneye kukubaza ngo ese niba uri umuhanzi sibyo, ufite indirimbo wasohoye umuntu yabona nko kuri YouTube cyangwa se Claude cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga, basi numveho nyine uririmba, indirimbo urayifite ugasanga wapi ntayo. izo move mani twazinyuzemo, izo move nyine zo kuba umuntu yakubwira ati twumvishe benga yawe wakoze ukayibura, ni ibintu simple kandi byoroshye kandi binabaho. Ikintu kiba gihari cyo nta gucika intege, ntitwacitse intege. Studio kuba nagira access yo kujya studio ni ibintu byoroshye, ariko se studio urajyana iki? Beat ziruzuye, beat social media ahantu hose beat ziruzuye. Fata beat ubu flowing, ubundi umuhanzi agomba kuba ari update. Mu abantu ikibazo cya mbere bambazaga ubu n'inyiga ni kimwe, ni gute hari n'umuntu uje nakinkozeho ikiganiro, ni gute Jeff King wize math physique uri kwiga computer engineering kaminuza afata ibyo bintu byose akahita abihuza n'umuziki? Abandi bahanzi byarabacanze, mwese uyu mujene noneho yiga imibare ariko ni umuhanzi, kandi acika mu gihe cyanjye sinzi, ariko ntabwo nikinnye sikuru nari uwa mbere kabisa, siko bitewe nyine na move nabaga mfite ewa nari uwa mbere. Gusa nyine nanjye nabaga mfite abajene ewa, nyine urabizi uwo nyine iteka uba ufite umuntu uvuga ati uyu muntu ewa twajyanamo. Abajene banjye wa mujene twara kiswe ya ba Grand Jackman bari abajene bose n'abandi nibuka. Noneho wajyaga kubona ukabona umupita araje ati ndashaka ngo uzamfashe. Umbonyemo ikihe cyizere cyo kugu niba se umupita kweri? Nyine ni handi nyine twavugaga tuti iki kintu tugikoze kuko nari nangiye kujya mbibona, nangiye kujya numva amata. Niyo mpamvu igihembwe cya gatatu umwaka wa siziye mu gihembwe cya gatatu cya kabiri gutyo cya gatatu nari narahindutse atari byararangiye nsigaye ntebeza. Bose nimba umupeta wo muri senior 1 yarabaga muri senior 1 kugira ngo twabaga dufite senior 1 kugera senior 6 gusa. Ubwo rero kugira ngo umupeta wa senior 1 agere senior 6 aze akandagire imbere twari abantu bakuru. No turi bakuru ariko nabwo twari abantu bakuru. N'umva umupeta tuba tumurusha imyaka myinshi, kuba yaza mu bantu bakuru gutyo atinje kureba Jeff King anzaniye proposal afite ati njyewe rimwe na rimwe akazana abambwiye ngo afite n'amafaranga rwose ngo tujye muri studio ibiki n'ibiki, nkabona uwo mupeti aracyafite byinshi byo gukora, yiga senior 1 ibintu by'imiziki senior 1 peti ntabwo bihura. Kaza ati ngo Jeff King ngo none se ngo wamfashije mwanya ngo waretse tugakorana indirimbo. None ari umujene wabinsabye inshuro nka magana ngahe ngira aho ngaho ndamwemerera. Yigaga Troisième bamwitaga muri Ale, ntabwo nibuka izina rye. Iyo ndirimbo irasohoka, iyo ndirimbo ukuntu twarayikoze aranayipostinga, ahubwo twagiye kurikodinga umupeti mbona ko ibintu ari gushaka n'amafaranga afite mbona ntibiri guhura. Ikintu nakoze twashatse phone recordinga neza, ni wowe beat rero wacurishije, ni beat zananye flowing, dushaka studio tujya gukoreramo turecordinge, usiga avugana na producer we nyine ikintu ngiye kwari ukumwikiza kuko nabonaga ndi guta umwanya kandi mu bintu bitari kurya. Kandi ikindi we ikintu yashakaga ni voice kugira ngo bumve ngo ikigo nyine mu kigo bumve ngo twakoranye indirimbo bayikine nawe bamukine kandi nawe abone hit mu kigo. Nicyo kintu yashakaga. Cyangwa mufite ndamujyane kuri Asembo se basi tuzakorana performance y'umwaka utaha, muha freestyle nyine gutyo aragenda arazikoresha indirimbo aranayipostinga, narayumvishe numva ni sawa. Indirimbo nta n'ikitwaye ndayipostinga, abajene barakabona, abajene baba ari bakeya bagateraho comment. Ariko nyine ntago uwo mujene nk'uwo umupeti nk'uwo ntago nafata ngo mutererane ngo nangire ngo nigire uwa danje. Buri kintu ubundi bipfa ukigira ucyumva ko urenze biba byapfuye. Oya ariko njyewe niba ari ikintu nemera cyo sibyo, igihe ubona yuko hari ikintu wafasha umuntu sibyo, nta mpamvu yo kwanga kumufasha kubera ko buriya ntawumenya ngo iyo bwira ageze. Ubundi
ni ugufashanya, sinabaza mbikubwira se, ni eh, ugufashanya ubundi. ni ugufashanya. Ariko mani niba ari ikintu cyane nawe gisigaye kinangaza, Aha. siko nakigenda mu nzira, ntabwo nsigaye ngenda mu nzira nikandagira nyine, nsigaye ngenda numva natekanye ari comfortable, numva nyine nikekakeka, numva nyine ko ari umuntu uri kundeba tu, ntukabona. Urumva ubundi umuntu iyo atangiye nyine gukora, sibyo utangiye gukora ingoma, utangiye gukora hiti, ufite abantu bagukurikirana bareba ibintu byawe, ntago habura ahantu ushobora gucaho, sibyo ari n'ubwa mbere aho hantu wenda n'izo karito zinyuzemo, ukabona umujene ati nyamara no mu jama hari ahantu Nibyo nanjye muzi. nkubwira ngo dore Jeff King, noneho hari ukuntu bavuga ngo dore Jeff King w'umuhanzi, ati ndi umuhanzi yego, ariko si ngombwa kongeraho w'umuhanzi. Ndetse nkaho hari undi Jeff King se basi ubinaha, hari undi Jeff King bazi, mwumva biri kunshaka ngo Jeff King bakahita bamentioninga icyakora w'umuhanzi. Bana wisha afasha inaha baranzi Mana, ariko njye ibyo bintu sibyo, njye ibyo bintu ngiye ku rundi ruhande ndanabikunda mana, ndanabikunda kabisa, kubona yuko hari abantu nyine bakonsoma ibintu ukora, abo bantu bahari nyine. Niba ari ikintu cya mbere nkunda ni message, hari ukuntu postinga comment ikaza ati bro imirongo yawe iramfashe 100%, agashyiraho na emoji rwose, ari emoji aba ahobeye ikintu utanyamba ari cy'umutima, nyine ukabona kimwe akahita nanyandikira inbox ati bro ngo courage kabisa ibintu ukora ndabikunze, mari post nk'igihumbi. None hari undi wanyandikiye kuri WhatsApp, nako yabonye nimero kuri Instagram aziza kuri WhatsApp aranyandikira ngo nimwoherereze link y'indirimbo, iyo ndirimbo ndayimuharanisha yaringa, icyo gihe ndakeka mu munsi umwe hariyongereho views zigera muri 70 hafi mu ijana. Cyazo ntumwanisha bro nariyeme kanisha njyewe nuko mba nanabyirutsemo, cyazo ntabwo njyewe mba nshaka ngo nkore music yishakire. Urumva sibyo cyambere mana uzi yuko sibyo na bano bajene b'abahanzi barenze, buriya niba n'umuntu iyo bagiye gusohora indirimbo, ikintu bita promotion, uba usanga indirimbo promotion ishobora gushorwamo kuruta n'amafaranga yashowe mu ndirimbo. Promotion rero uriya promotion impamvu ifasha ni iki? Nufata umuntu ukamwumvisha indirimbo adashaka kumva ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, sinakubwiye ko abantu bumva bitandukanye, tuvuge ati mu bantu 10 wenda barayumvisha abantu 10, tuvuge wenda barindwi ntibayikunda, ariko 3 barayikunda. Noneho bandi 3 bari gusharinga vibe nyine ukabona baryohewe, umunsi wa mbere bararyohewe, wa kabiri bararyohewe, wa gatatu bararyohewe. Uzi ko buri ndirimbo ari ndirimbo nziza ibaho, rero ukamusetse nta ndirimbo nziza ibaho. Ushobora kutabyumva wenda ibintu nshatse gusobanura, indirimbo iba nziza bitewe n'inshuro wayumvisha. Sari ukuntu wumva indirimbo rimwe ukahita wikomereza se bikarangira, cyangwa se umuntu yanakabye ugasanga yiharaye nk'icyo cyumweru cyangwa se uwo munsi yasohotseho gusa. Oya indirimbo nziza rero ntabwo uzi rero ukuntu iza, indirimbo nziza ni ndirimbo wumva ntusobanukirwe nyine ntumenye nyirayo, ya ndirimbo nyine wumva ntumenye nyirayo, ukumva urayikunze, tu ariko ntumenye nyirayo. Ya ndirimbo uzi ko ushobora guca ahantu wayumva ugahagarara, wari ubizi? Ariko dore ngo urayizi se runaka se ndaza kuba mwumva. Niyo mpamvu rero ujya kumva ngo abantu ngo bashoye ngo promotion ngo batwishyure, yego reka cyakoze promotion ni nziza, hari igihe ukora ball, sibyo? Hari igihe ukora ball umuntu wese yumvisha akakubwira ati bro ngino ball ukoze, hari undi mujene nyine ari umujene amarangamutima ahita yica akabatisha cyazi. Niyo mpamvu umuntu ukora ibiboro biri romantique ukuntu bifite biri melodique ukuntu, bavuga ati rero hari ukuntu umujene iyo abantu nka 3 ubundi bumvishe ball bakavuga bati bro cyazi ufite impano, utambuka hose cyazi ufite impano, man icyo gihe ni promotion. Ikintu igufasha ni ugusakaza ya mpano, aho ugasanga indirimbo nisigaye ngo nizifite ubutumwa, indirimbo ifite ubutumwa, indirimbo ntaki mana yanjye mugani waze turapa ngo tuzashiduka turi kumva amarembo. aho kuvuza icyo kintu ndibuka sibyo, ari n'amaradiyo amwe namwe njya no abantu batunga agatoki, ugasanga nk'indirimbo ku munsi bashobora kuyipureyinga
inshuro zitari munsi y'eshanu. nibyo navugaga mani, ubundi indirimbo nukina radiyo bwa mbere ukayumva bayikumvishije utabishaka, bwa kabiri ukayumva bayikumvishije utabishaka, bwa gatatu uzayumva kenshi ariko nanone buriya usange. Jeff Key Oh. hari ikintu buriya ngo abahanzi benshi baza mu muziki ngo hazamo abantu buri wese afite impamvu ze, ugasanga hari umujene uje kuvuga ati wenda njye ndaje nkore hiti sibyo mbe umusitari menyekane, ugasanga undi mujene aje avuga ati rero njye ngiye gukora umuziki umbyarire amafaranga, hakagira undi muntu noneho uza sibyo we ubwo navuga ko aje gukora umuziki wenda batinje gukora umuziki kwa n'abanye ba runaka bawukora, umuntu urenze ni umuntu ukora umuziki. Ahantu rero njye nandukanye nabo bose baza gutyo, ibintu byose uvuze nanjye ntabwo ari byo muri umuziki. Wowe ukora umuziki ubu njye mba nshaka ngo nkore umuziki kandi nzicara niyo nakwiyumva nkumva ndishimye. Hobby ubu ni hobby, ni ikintu kinshimisha tu, kuko ubundi umuziki mwiza ubereyeho kurelaxinga. Uzareba umuziki ubundi umuntu wumva umuziki cya gihe ababaye cyane, cya gihe yishimye cyane. ahubwo dore ikintu kijya kibaho rero, hari umuntu ukora indirimbo sibyo ntumenye karasi uyishyiramo, wenda uvuga uti igihe nzajya mba numva mbabaye muri playlist y'indirimbo ngomba kuba mfite iyi ndirimbo ntabwo igomba kuburamo, mu gihe nishimye indirimbo ntabwo igomba kuburamo, mu gihe ndi mu rukundo iyi ndirimbo. Noneho ugasanga umuntu mani yakoze indirimbo sibyo ukabura nyine domaine wayisangamo, ukabura ahantu domaine, ukabura ahantu wayisangamo. ikintu rero bishatse kuvuga muri indirimbo rero ntukajajinga umuntu. Niyo mpamvu nakubwira ati umuntu niyo mpamvu bamutumira agasobanura ibintu yaririmbye. Buriya umuntu nabisobanura akabura ubusobanuro bw'ibyo yaririmbye, nibwo mwavuga ati uyu muntu ntari seri. Kuko muri indirimbo nk'uko wabivuze, indirimbo igomba kuba ifite ubusobanuro, igomba kuba ifite impamvu yatumye uwo muntu aririmba iyo ndirimbo. ubundi bagicura beat surara amasegonda 8 y'indirimbo, ntiyakora ibintu byose amasegonda 8 cyangwa 16 ya mbere ugitangira kuririmba, niyo ndirimbo. Kuko nibwo usanga umuntu ako uzi ikintu bakimbabaza kuko gufata video ari ukuntu dufata nk'umwanya uzi tugiye gukora aka video wenda turirimba akaririmbo nyine wenda akantu k'agacarinje gatoya nyine duflowinga muri beat na nk'amasegonda nka 15 na 45 cyangwa umunota umwe. Uzi ikintu gitangaje, ugasanga umujene bakugezeho nko kuri wenda agaposta Instagram cyangwa TikTok, nyine bakikubona gutya rimwe kabiri agascrollinga video wamaze umunsi wose utunganya, umujene akayicaho gutya mu isegonda rimwe. Ibyo bintu rero ibyo ntago ari kuri Instagram baguze, umujene sibyo agakora n'ikiganiro niyo yaba no kuri YouTube, hari ukuntu umuntu areba thumbnail ino foto iba iriho kuri YouTube akumva nyine n'ibiboro nyine yumvise ashaka kureba nyine arebe wagwanye nyine, si ibyo biri ku ifoto kuko no muri video nibyo birimo. Iyo akireba ari ayo masegonda agahe ya mbere niyo agena fone zibikora neza abanyereza ari bugumeho cyangwa se atari bugumeho, atari bukomeze ngo arebe. Akosha njya nibaza nka nyuma y'imyaka 10 sibyo, nyuma y'imyaka 10 njya nibaza nk'iyo shusho nyuma y'imyaka 10 ubundi ngiye 10 ni myinshi, wenda 8 7 ngiye nizaka ari ibintu bibiri sibyo, ibintu iyo bitabaye byiza biba bibi. Kandi urabona hari ikintu nabonye mani gisigaye gitungurana mu minsi kigezweho, umuntu araza agakora ikintu wenda akoze video cyangwa se n'ikiganiro yakoze ari uploadinze ashyize hariya, gikubise imyaka nk'3 byararangiye nyine byacyo, niba ari views abantu bakirebye warakuyeho amaboko. Noneho nyuma y'imyaka ingahe TikTok ni abantu bakunda kubikora, ukabona umuntu akasema akantu arapostinga ugasanga cya kiganiro cyangwa se ya ndirimbo irongeye igoinga viral. Ni uko nguko indirimbo za nk'urugero niba ari we ko abantu bongera bakaziharara kandi hashize imyaka myinshi abantu bayikoze. Rero njye niyo mpamvu niza ikintu bashyize ku mbuga
isaha n'isaha kitakubakiye ariko ubuzima ziriya kiba ndirimbo byinshi. rero urabona abantu benshi babaye abakomedi Mm. n'abahanzi rero basigaye basohora indirimbo mu buryo bwa komedi. Ese nk'iriya ndirimbo yego ntabwo ari ikinyarwanda, sinzi Eh, nimba ari n'ikinyarwanda, sinzi nyine ikirimi kirimo, eh, aho nk'iriya ndirimbo ugasanga abantu bayikunze tu, buriya abantu babivuga neza ko indirimbo ari international language, mm, ni ururimi mpuzamahanga. Abantu sinzi ukuntu nabisobanura, nyine abantu bumva, niyo mpamvu bamubwira ati ari amasegonda 8 ari umuntu asikororingamo, mm. ari amasegonda, iyo umuntu arengeje amasegonda 8, 16, icyo kintu ntazakoresha aba yagikunze. Urumva ariko n'ubundi buriya buri wese akora ikintu afite tageti y'abantu bati tageti yanjye ni aba bantu. Niba umuntu yakoze indirimbo avuga ati wenda tageti yanjye ni ukubyinwa mu tubari n'iki. Boro ejo bundi byambayeho, twagiye ahantu tuhakubitanira na Aruto w'umuhanzi, Aruto Nyaruto nyine, Aruto uyu nguyu w'umuhanzi uzi nka sinzi uko wabonye like umuhanzi namwumvishije iriya boro yanjye yitwa ni neza, nkaba ndi kumwe n'uriya mujene yitwa Piton, ngo mumeze n'ubundi yandirimba, umujene arayumva banga umujene uziko yamobeye mani, anira na big up ati ngumflowinga neza ngo birengeje uko yarabyiteze, nyine twarahuye abize abahanzi vibe ziba ari za zindi nizajyana, aratangira ati ngo none se twari tugiye kureba umu producer witwaga Festiboy, ati none se muje kuri coding, ati none se Festiboy rero yarimutse nta kibina, ariko njye nabona umugabo nkabona ndamuzi, ese uyu mugabo ndamukemanga, yari yambaye agasume wane akenyeye ubona ko abyutse, aratubwira ati ni karibu mu nzu, ati mwamenye se, njye nari naranamumenya neza ariko mbona isura nyizi, ko Arito nkabona niwe nkabona siwe, nuko rero ngiye kubona mbona abajene twari kumwe bose bamuvumbura ati ni Arito mani, none iyi move ni iya danje. Tabatuye umujene afro baba bafite studio mu nzu zabo, so bizi ndabizi umujene nshaka kumuciringisha ngo turi coding mani, nicyo kintu cya mbere kigora umujene, uri kubona ibintu ari gukoresha, amafaranga ari guspendinga, ukuntu ameze, ahantu atuye, apartment abamo, bro kajya n'ubwo bwo kumubwira ngo dukore indirimbo ku buntu, gusa umujene anasabana mwana, kuko nanjye kuvuga ngo yazanye inzoga, abantu babyitondeye, ntabwo nywa inzoga, ntabwo nywa itabi, ndarapa gusa ariko ntabwo nywa inzoga n'itabi. ahubwo utumye nza kukubaza ikintu sibyo, ntarabyibagirwa, hari ukuntu umuntu yavuze ngo aririmba hip hop, ikintu cya mbere gihita kiza abantu mu mutwe, umujene ni itabi, niba atanywa itabi inzoga ntabwo zijya zibura, ajya kuri mike amacupa maremare ateretse hariya. Gusa ngiye ikintu cyo nakubwira, mfite umumama sinakubwira ko ari supportive nawe, ntabwo ari supportive, nyine ni umumama sinzi to, ni best ever kabisa, ni umumama we wanjye, niko nakubwira, nyine nigeze kwiyaraza, nyine wabizi iriya myaka abantu bayinyuramo, mfite nk'imyaka nka 17 ngeze kujya niyaraza kujya nk'inzoga inzoga, n'icyo gihe viye abavuga ati iki gipeti n'ubundi kizaba nka viye, warazinywa, igipeti kizaba nkanjye, nakubitamo icupa rya mbere viye nyine ntibimutera ikibazo. Rimwe rero naje kunywa inzoga, meri ni umudiyakoni, ni umurokore, naje kunywa inzoga naha nasinze, iyo wasinze nyine control uvugisha ukuri 100%, nagenda mvuga we, bambwiye ibintu navuze numva sibyo, ahita ambwira ati rero mwana wanjye ndagukunda ihangane, ngo ntugashake kubimbabaza pe, inzoga imyaka ufite karande, yamwe ngo ni karande, ngo karande ngo warwanyije karande bigishoboka, naya ni meri rero, mbona umumeri ukuntu ababaye, mbona umwanda nzanye mu rugo muri famiye, nsanga inzoga si ibintu byanjye, ariko igihe nari nanyoye iki se sha, nari nasomye inshuro nk'ebyiri mba ndasinze, asha bro, uwo munsi nasomye ntabwo nongeye gukoza ikintu niyo turi inshuti nkabona utangiye kuzamo ibintu by'inzoga,
ntumenye ukuntu nasohotse, ntumenye ukuntu nagiye, nta ariko nubwo njya mu tubari. ariko ahangaha abajene bakwiye gukuramo isomo. Hari ukuntu umupeti aza mu bintu byo kuririmba, yumva ashaka kuba umuhanzi, akumva yuko nyine ngo kwanga biniga nyine ngo irenze ari uko ngo agomba kuba yanyweye itabi, ngo yanyweye inzoga. Sha biriya nta kintu kibirimo. None se Centro si umuraperi, si tumwemera? Ya None Centro nta nzoga anywa nta n'itabi, ya kandi abantu ntibabyizera. abajene benshi rihabu i Huye irafunguye. Ibintu by'inzoga wapi, ibintu by'inzoga wapi. Nuko wumve ngo sinzi ukuntu nabivuga. Rasitora, ahubwo rasitora n'imise nyibagirwa. Story Iyo wacikirije. Barumvaga nshaka kuyikubwira. oya. Ndababaye kuba nyibagiwe. Man, ahubwo sibyo, reka wenda n'ikiganiro cyacu tugana ku musozo, tuzakorana n'ikindi kiganiro. Ya ndirimbo nayemeye. Ya ndirimbo nayemeye tuzayikora. Yego, tuzakorana n'ikindi kiganiro. Ndagira ngo dusoza sibyo, utemo abantu badukurikiye freestyle ya nyuma dusoza ikiganiro. Tamiyihebaho. Zirahari mane, nshobora no guhera saa moya tukajya saa kumi nyiririmba. waririmba iyawe, waririmba iy'undi muhanzi wemera ntari sinamamaza undi, nta muntu namamaza, bambabarire ukuntu bimeze. Twaririmba umunsi wose ukarangiye kuririmba akaboro joni nakoze, Imana numva ni keza, nkakore nyine ubwo abantu baza kureba ikiganiro baze gutera comment bambwire nyine ukuntu bakumva tu. ya ariko urabona vibe ukuntu mpita nzifata bari kuzirodinga. ahubwo hari ukuntu umuntu urimo arakureba nyine ahita afotoramo nk'aho wese wambara headset. Niba nanjye beat mba ndi kuyikorera guhita wumva beat. Reka tugende man. Dukora cyane kugira ngo tubeho, niba hari gake ufite zanaconeho, big blow bank ntakiriho, sinemera abavuga ngo ko ibintu biriho, nitwa kanivo madi plange nzanira nivo, nitwa kanivo kanivo mama sita ayo mister, mama sita kisa nara sister, señorita Mona Lisa, don't pretend I can never call you mister. Fear me, you can never try me. Nibazi ko mpagaze mwiza kayiri, njye marirashe mu gitondo saa mbiri, nganda sita na rimwe zarya wapiri. Fear me, you can never try me. Nibazi ko mpagaze mwiza kayiri, njye marirashe mu gitondo saa mbiri, nganda sita na rimwe zarya wapiri. Dukora cyane kugira ngo tubeho, niba hari gake ufite zanaconeho, big blow bank ntakiriho, sinemera abavuga ngo ko ibintu biriho, nitwa kanivo nyine utuntu turi melodique tukuntu n'ijwi byanga guhurahuramo ukuntu, ni just aho ni gutangira. Indirimbo ni nyinshi. Bamwita Jeff King, niwe twari turi kumwe mu kiganiro kuri Dreamax TV. Nkomeza gushimira wowe twabanye ku isegonda rya mbere ikiganiro gitangira tukaba tugeranye ku musozo. Ni Jeff King twari turi kumwe, mbasaba nyaboneka abantu mudukurikiranye kuri Dreamax TV, ndasaba tumusapotinge mu buryo bushoboka bwose, yaba kumuflowinga, kumurayikinga ku mbuga nkoranyambaga zose, yaba Instagram, TikTok na YouTube, hose yitwa WhatsApp Jeff King. Jeff King kabisa, reka ngushimire cyane, by the way, wakoze cyane kabisa. Merci sana kabisa, merci kabisa. N'ubutaha ni karibu kuri Dreamax. Ubutaha ya ndirimbo tuzayikora, ya ndirimbo tugomba kuyikora. Beat z'incino beat zo ngomba kuziza, ninshaka nzaza n'izicyara baho. nakubwiye ngo ushaka kuzaza n'iz'ibisherekani, njye nzayiririmba iyo beat yose uzaza. Beat zo tugomba kuzizana. Reka mbwira abantu nti stay tuned kuri Dreamax TV. Wowe nta kindi usabwa usibye kuba warakoze subscribe, ubundi ukatubwira muri comment uburyo iki kiganiro wakibonye. Ciao ciao.
What's up, my people? It's your girl, looks the one and only girl who have an on key. Got it. Type shit in the comment na question. Go ahead, I can. I'm queen of interview, bro. So grab me, meze. What's up, my people? You know the fresh kabisa. Meze wane. Chawa nene. Go itwa good. Jeff King. That reason the chat, Jeff. That reason the chat. I got freestyle karenze cyane. Jeff King nibwo ninjiriye iyi game. I feel sad, tell me if you feel the same. VA yaje kumbuza gukinisha madame. Nkahora amaclimb ndi kwikinira amagame. Nigga ni low, nigga never fall down. Ijana ziri slow, nizo mpaka kumera mo. Nigga yari slow, gusa ishaka kuva down. Ijana zari slow, nizo yaje koma mo. Sadness y'umurap utazi uko hitimera. Warangije bitandatu ubuzima bugakomera. Ku mategeko ngira ntabwo ngira kwihorera. Revenge no Jeff ndi nka noteri wikorera. Yeah, that reason the chat.